nyuma yuko bava yitahiye ubu nibwo twongeye guhura so Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira abantu bari bazi yuko ngo dushwana ariko reka nizere yuko yagiye nta kibazo dufitanye ankunda kuko abantu bari bazi kanyanga sibyo kuko ngiye nago nigeze mwanga nakuze mufana nakoraga akazi ko mu rugo nkamubona nkamufana sibyo so rero katwizeye ko yagiye ankunda ubu hajye tuzongera tugahura uyu munsi wa none we ku giti cyawe iyo urebye Joyeuse ni umwana umaze kumera neza kurushaho uteye neza usa neza ubwiza bwo burasinze uko nabuvuga ntabwo ureba itoto biri bubwiza urumva uyu munsi wa none iyo umurebye wo mutekerezaho iki bavuga nyine umukobwa mwiza urumva udabazagira isoni nyuma yuko mwabanye igihe kinini wagiye babona igihe kinini nta kandi kantu urabasha kumutekerezaho kajyanye n'ukuntu akumva umutima hari ukuntu uri gutera umutekereza icyo tuzabibabwira n'ibigo ukomeza kumbwira ngo hari ukundi kwiyumva ko uramutse uje ukamama w'abana banjye bizagenda neza we ku giti cyawe wabyakira ute so yewe nigereje uwo tujyana kwa padiri mu mategeko hano Yes, of course. Je suis professeur Chuchu aka Eric Storge de Superboy Samani bwo ntahita kutumutara gwamotse umwisi tugire ngene ku kimonye nkora kuko apeti push that propose ama equipe tiza apeti bayitupa mu matsinda reka ntanyire gusuza cyane wowe bashe kuba udukurikiye muri aka kanya by'umwihariko sinzi uburyo nibuze kuvugamo ibi bintu uyu munsi wa none nakiriye abantu bakomeye cyane baba CEO ku binyamakuru bigiye bitandukanye yaba uwo nakita nka Dr M official ndetse na Joyeuse wa Juno TV yego nari mbivuze nabi Joyeuse wa Juno uravuze Joyeuse urumva Joyeuse nahisemo ibintu bya katolike Ariko ubunitsuke naribi byumva si umukatolike se ariko twebwe tubivuga mu buryo byanditsemo Joyeuse wa Juno TV yego impamvu nongera nari maze gukomeza ko kantu urabizi arakuntu muri katolike bajya kuno kuvuga ngo Yezu noneho muri ADPR cyangwa madini bakavuga Yesu yes twebwe turi Yesu twigiri ryakomotse ku Mana niyo mpamvu rero akantu ka nimvuga Joyeuse ujye wumva ko nyine arimo akantu kakata Yesu harimo akantu ko kukirisituka kaba kandi Yesu kirisito ndakirisitutse kano kandi oya kaba kandi mo niyo mpamvu uramba nakwiye ni idini kaje kano kandi kubera ko duhuye ukabona nambaye shapure uravuga ati ntabwo nahura na Joyeuse ngo ndeke gusika reka mubaza akantu kuvuga amibukiro amibukiro y'isavu amibukiro yo kwishima y'urumuri y'ishavu yo kwishima yo kugira gute kugira muri baje Jese shaka ko du mugitwaza yendo umugipa ahubwo uranantunguye kumva ngo uvuze ngo iyibukiro ahubwo wakumvishe wamfura natuvugireho rimwe tuvugireho rimwe mu mwibukiro je nabikubwiye oya sobena shaka kutakubwira ayo mibukiro yose yangu nyatondekanye ariko iyo bamaze kuvuga inyibukiro ngo Yesu ngo nukonga ari ku musaraba oya ngo Yesu ari Getsimani sirimo Yesu asambira mu murima wa Getsimani siririmo umugeki mu murima wa Getsimani nago mbizi ngo mu Getsimani Yesu asambira mu murima wa Getsimani dusabe nema yo kumwizera kwitangira urumva bamuzi ibintu byinshi bigiye bitandukanye mbere yuko babarira gatoya uzi indirimbo zo mu katolike nzi twagiye genda rimba imwe nawe uririmba sibyo komezi intambwe zanjye nyagasani ngukurikiye nadandabirana mu buzima bwanjye bwose gukorere mu butwari nyongerera imbaraga nyagasani nibera uwawe dawe niberu wawe akunga koko rwose ubamo ariko utararenga kuri icyo kintu mbabarira ngo baze ako kantu uri gukora bakita ngo iki ako kantu l'air musical ujya ku kantu wari kugira ukoresha kamaboko gakoreshwa nyine kugira ngo abantu
Olaire musical nyine urabyumva ariko bakita gute mayi ntabwo uteze ni musique all music mu cyongereza cyangwa se umuziki uri ola ufite mu kinyarwanda ra unuva ngo mukoresha ibimenyetso mu kinyarwanda ubundi ibyo bintu bikorwa nyine n'abari abantu ibyo bintu bikoreshwa n'umuntu uburongoye abandi muri korali iyo bayita mezire nyine ni mezire Olaire musical umudirija yego twabaye abadirija yego tubahaye ikaze rero muri aka kanya wanagandirimbiye nagandirimbiye nabashaka kuri akarimba ka Gatolika nawe uzi ka Gatolika tunasezera papa Imana mwiruko ridashira yego mwakire mubaye Shoboye kudaheruka mu rusengero nagaheruka yo ndamufashe hajya uririmbyi kumeze intambwe zanjye Nyagasani umupezi ndize oya uri mukopeza inoro mutagati iyo ntawe yamenya ni wowe mugenga basiyo nayizi twagiye kandi imbirimbi yanyu abantu mudaheruka gukizwa mudaheruka gusenga duhereye kuri uyu mugenzi wacu ari Cucu ndasenga we Cucu ko nsenga waritswe ngewe twagiye twaje dawe kumbuye hawe uduhavoma amahoro n'ubusabane utanga iyo tukuri hafi turegerana tukarama iyo turi kure yawe tugenda inatane amara akaba make wamwumvise turaje mana dukumbuye wawe tuhavome amahoro y'ubusabane tubane na Nyagasani turi uzima mu ndirimbo nka Dr. M nago duherukanye ariko Imana niyo yaduhuje yongera abahoze izina ry'Imana mwamwe so rero ugomba kuririmba indirimbo ifite icyo umaze muri ako kanya itanga message ya nyayo nje wumva cyakwa bura rero kankubwiza ukuri ajoye oya wenda tubaye sere bitarukubeshya uheruka mu rusengero ryari so rero narimuka hashize amezi 6 nimutse urumva 6 yes rero ahantu nasengeraga kwa Rekariros abantu barabizi cyangwa hano kuri Nirake urumva kandi ikindi ndasenga ugiye kuryama ngiye kuryama mbyutse yes ikindi cyacyo cyose nakuze ndano kimwe ho kumureba uvuga ati data ubyeze niyo navuga mu izina rya Yesu Kristo amena bansenze Imana iratwizera iratwumva natwe turayizera ni Imana yo mu ijuru kandi nekereza yuko aha tugeze ariyo yahatugejeje so rero akanyira ikintu mvuga tutaragera ariko ndashaka tuguma ku bintu by'Imana ikintu ushaka kubitindaho cyangwa uri kukivuga nyuma maze kubivuga reka mbanze mbivuge so banyarwandakazi banyarwanda bakunda Dr. M banyarwanda bakunda Yesu wa Juno ndetse n'abakunda Big Town TV ndetse n'abakunda Big Town Big Town niyo ya mbere niyo ya mbere namba uno ibi Dr. hari hose sinabikubwiye ukavuga garabe nagari icyo nanshatse babe bategura inkoko ihene indi nyuma yuko ikintu nangiye kuvuga nyuma yuko bayitahiye ubu nibwo twongeye guhura so Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira twatangiye ikiganiro nitwamuvuga ariko nagira ngo tugikomeze tumuvuzeho Imana ikomeze imwakire mu bayo so ni by'agaciro kuba ndi kumwe n'umugabo we yego nibyo umupakari ariko babyita umupakari oya niko babyita se ariko babyita ariko umupfayongo oya genda simbizi sinzi ukuntu babyita umupfakazi ni umugore umupfakari n'umugabo so rero ni by'agaciro kuba ndi kumwe n'umugabo we kandi ahari hari igihe wenda tuzongera tugahura tukaganira abantu bari bazi yuko ngo dushwana ariko reka nizere yuko yagiye nta kibazo dufitanye ankunda kuko abantu bari bazi kanyanga sibyo ankunda katubyizere sibyo kuko ngiye nago nigeze mwanga nakuze mufana nakoraga akazi ko mu rugo nkamubona nkamufana sibyo
so rero katwizeye ko yagiye ankunda ubu hagiye tuzongera tugahura. Yes. Yego. Yego. Urakoze cyane. Ikintu nyene nashyize ko muzo mbere yuko navuze ngo ntimuve kuri bintu bya Katolike cyane by'umwihariko abantu benshi bakona kuvuga ko ubustari hari igihe bujya bujya bukadushuka. Impamvu kandi nakubashije ngo ni rya ruheruka mu rusengero. Kenshi abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo umuntu yamaze kubaka izina yamaze kumva amaze kumenyana n'abantu benshi cyane atangiye kwibagirwa ibijyanye n'Imana. By'umwihariko bikanakubuza kugira mu nsengero kuko bumva ko audience y'abagukurikira bishobora kuba byabarangaza. Why kubera iki ibyo bintu bikunze kubaho ugasanga umuntu yamaze kubaka profile ikomeye cyane ibintu byo kubongera kwihuza n'Imana ahita bijukunya ku ruhande. So reka duhere ku kintu uvuze nkuko bivuze ushobora kugera muri kiliziya nkanjye w'umugatolike sibyo bamura n'abantu benshi bankurikirana so nkuko bivuze ushobora kugera muri kiliziya ukarangara gusa si byiza yuko nyine ushobora kugera muri kiliziya abantu bakakurangarira gusa si byiza yuko uyibagirwa Imana kuko Imana niyo iba yarakugejeje aho ugeze. So aho waba uri hose wasenga wajya kurya mugasenga wafata umwanya umajije kurya ibiryo bya saa sita ugasenga ugasoma ijambo ry'Imana Bibiliya si byiza ko wibagirwa Imana kandi ikintu ushobora no kujya gusenga mu masengesho hari misa ya saa 10 sinzi ariko nimba ikibaho maze amezi 6 naruka muri kiliziya urumva ako si kubera ikibazo cyanjye sibyo aho ndi hose nasenga nshobora gukurikirana misa kuri ntuza kuri radio nshobora no gukurikirana ishapure kuri radio byose ahantu hose uri wasenga hari abantu bajya gusenga kugira ngo bababone bakagenda bambaye neza biga rero ngewe kuva navuka ibyo bintu sibyigeze bimba niyo mpamvu rero aho ndi hose ndasenga anigiye njya numva nenda gupfa cyangwa se ubukene bwanyije ngasenga Imana ikabima niho hantu menyera ko Imana ikora ahariho hose Imana irakumva buri mu rugo waba uri muri kiliziya usenga bikuvuye ku mutima Imana irakumva nimba mbeshye mumvuguruze. Kenshi bakunda kuvuga ko aba influencer mufite uburyo kimwebwe mumaze kugira igihe cyo kubaka amazina yanyu mutangira gutekereza ko nyine ibintu by'Imana mu bitera umugongo ku mpamvu yanyu bwite mwumva ko aho mwashakaga mwamaze kuhagera ariko nyuma yuko muri gukora mukona ibintu bitangiye kwanga n'ubundi ngo nibwo mutangira kwibuka Imana za nsengero nibwo mwongeye gutekereza kuzijyamo. Abo bantu baribeshya cyane ahigiye ngewe nari nicariye mu rugo nyine nyikora akazi ko mu rugo mbona Nyagiso bamutumiye kuri televiziyo baramubajije ngo usenga muri hedini avuga ngo idini ryanjye ni umutima bazamabuje wankoresha nose kubeki asubije ngo idini ryiwe ni umutima ntago nta rusengero ruri hano hanze senyaho ambwira ngo impamvu avuga ko idini rye ari umutima ni kubera ari umusitari ukuntu ngiye nakuze mvuga ntago nzijya mvuga ko idini ryanjye ari umutima gusa ahubwo idini nakuriyemo naryo nzaryamamaza urumva ndi umugatolike inyuma n'imbere ndi umugatolike kwemera kumwe ishema ryacu urabizi ariko nibyo muri mu murongo umwe sibyo rero njyewe idini nakuriyemo nzaryamamaza kandi hose dusenga Imana imwe mu mutima wacu harimo Imana ifasha abantu Imana ikiza Imana itabara Imana ikora byose rero nge nzamamaza idini ryawe yego noneho ndagira ngo basi unyihere message kenshi ari ukuntu abastari bajya bavuga ngo yenda tumaze kumenyekana ntabwo tuba dushaka kwireka abafanizi bacu kugira ngo wenda batadukora icyo cyizere burya ngo umufana ngo yahora kubona ngo bugira akakurambirwa none bamwe barabyitwaje bituma nyine ikijyanye n'iby'Imana babitakaza babitesha agaciro ku giti cyabo hari n'abatubeshye ngo basenga bwite ariko nkurikije ubuzima abastari mubamo biragorana cyane gusenga ugasanga bibere mu bindi bikundi bigiye bitandukanye uyu munsi wa none nk'umustar urantu runaka we ku giti cyawe message wamuhereza mu buryo bwiza kugira ngo ibintu bihe Imana ikomeze ibi-blessing ku mpamvu yuko burya ngo yikunda Imana yuba mu by'Imana ibintu byawe byose bijyamo yuba mu by'Imana na iba mu byawe we nibyo iyo uba mu by'Imana nayo iba mu byawe so rero babwire rero
ngiye kubwiriza urumva icyo ugiye gukora kabone niyo utaba uri mu rusengero cyangwa muri kiliziya nk'uku nguku naje guhura na Dr. M nabanze ndasenga ikintu cyose ugiyemo ugisengera ujye kurya usenge hanyuma ujya kurya ibiryo nyine wumva nta cyizere cyabyo ufite ukumva nyine bishobora kuba biroze urumva jya ubanza ubisengera ubwira Imana ati Mana fasha ibi biryo nimba koko biroze nk'uko mbitekereza uburozi buvemo cyangwa se ibyo baneze bivemo babandi babiteze basebe babone ko Imana ikomeye Imana urati Imana niyo ya mbere ibone ko uyizera yego nibyo so urakoze cyane rero ko ka message ubwo muri make nabo ngabaho bari bose bamenye ko Imana nicyo kintu cya mbere gikenewe ibindi byose babyihorera buriya mura na Juno nanjye uko ufata ibyo bintu nari nzi yuko nyine abastari batumva Imana batabivuga mura na Juno uzi naratungwe no kumva mbwira ngo Joye ng'Imana niyikora byose nizakuvana habi kujyana heza Imana ni Juno ashyira Imana imbere sinzi ukuntu nabikubwira rero nimba Juno ashyira Imana imbere impamvu mbivuze nawe yishyira imbere Imana nizakuvana habi kujyana heza nikora byose yego urakoze cyane rero kwa message keza ndagiye mu nyemerere ngaruke kuri kano kantu Dr. M niwe ndi gushaka kubaza hanini ananyihangana wenda kuko ngiye kubigarura kuri nyakwigendera ubwo sinzi nimba kukoresha dore imboga ari sawa oya iriya ni entre parenthèses ibyo ntago macaka umuntu bigarura yego nyine urumva ngiye hari ni gato nyine ubwo akantu ushaka kubikomozaho gato urumva wenda byanze bikunze hari amagambo yagiye avugwa nyuma yuko atabarutse yiyendeye baravuga ati wenda ko byasa kose uwo twakita nk'umugabo we asigaye he azareba nde harimo n'abantu agiye numva bakomoza kuri gahunda kuvuga ngo uko byagenda kose afite ukuntu iriya timu ya Joyeuse ndetse nawe ubwiwe yayikundaga ese nimba uri yagiye ubwo hakaba Joyeuse tukaba tuzi ko nawe nta wundi mugabo afite nawe ukaba uhari kandi ari uwa Juno nuwa Juno ngende umudamu wa Juno n'umudamu wa Juno ariko bura kenshi twemera ibintu by'umuntu wamaze kwambara impeta mu gihe rero umugabo atambika impeta n'umugabo aba ari uwa bose uyu munsi wa none we ku giti cyawe iyo urebye Joyeuse ni umwana umaze kumera neza kurushaho uteye neza usa neza ubwiza bwo burasinze ko nabuvuga ntabwo ureba itoto biri bubwiza urumva uyu munsi wa none iyo umurebye wamutekereza iki amavuga nyine umukobwa mwiza urumva udebaza agira isoni umukobwa mwiza nugira isoni buranga agasa n'umugore ngo harukuntu gakora aracyapfa gatsoni cyane n'umupfasoni rwose oya niko bimeze Joyeuse ararenza ndagira ngo byira we umudushushanyirize uburyo kuko hari kuntu buri abantu sinzi nimba ujye ubona hari nk'ukuntu umutipe ajya muri anniversaire yahamagawe n'undi mutipe cyangwa se yahamagawe n'umukobwa runaka yagira agatangira gutera akajisho kwabo yahasanze bigatuma nashobora gupofoka uwo munsi akatahana umuntu byanze bikunze timu ya Vava ndetse na Joyeuse hari ukuntu bayibonaga byanze bikunda hari ukuntu rero ushobora kuvuga ati no mu gihe Vava yabaga adahari ushobora kuvuga ati nanyeruka nkaba ndeba Joyeuse nk'ukuntu nimeze nyuma y'uko mwabanye igihe kinini wagiye babona igihe kinini nta kandi kantu urabasha kumutekerezaho kajyanye n'ukuntu wakumva umutima hari ukuntu uri gutera umutekereza icyo tuzabibabwira nibiba nese mubeshye ntabwo biraba bibaye ntabwo tunahuye nibwo mwongeye ahubwo nge birantunguye cyane numvaga byibura nawe wari ukwiye gukomeza kumuba inshuti ya hafi ugenda umuhoza amarira oya gusa kuri phone nyine twaravuganaga mwaravuganaga bisanzwe twahuye kuva kera kabisa okay Joye uyu munsi wa none Dr. M aramutse aje akakubwira ati bura Joyeuse tutite ko Juno adahari cyangwa se ahari ariko umutima wanjye ukomeza kugenda umpatiriza ukomeza kunyerekezaho ukomeza kumbwira ngo hari ukundi kwiyumva ko uramutse uje ukamama w'abana banjye bizagenda neza we ku giti cyawe wabyakira ute so ubwo rero nabyumva sibyo ariko ubwo nabyumva mu bitandukanye n'uburyo bivuze tunashobora kuba adahari ariko hari undi uhari nase uko ndi umukobwa w'inkumi ongeraho ati mwiza ugiye n'ibyere mwiza bwawe nimwe mu bwiyongere sibyo ubona ko ndi mwiza azabimbwira sibyo nago
kandi nabikubwiye kuri mwiza murakoze so rero ubu ngubu Juna adahari hari abandi wenda baba bategereje hari abandi nyine baba bankunda bari muri feruje sinzi ko nyine Dr. M yasanga batarabimbwiye ko ntababera mama w'abana si ibyo se ariko nyine nanjye niho nahere nkomoza mvuga ngo utarakwambika impeta uwo si uwawe urumva Dr. M akunze kuba ari seriye cyane ririya faramutse ari kubise nko muri kaburimbo nako muri feruje ko niba bahagaritse ibyabiziga byose akaritera akayigushyiramo nawe ukemera ukayakira akayigushyiramo ukayakira urumva ari ikintu byabitwaye akayicomeka comokora comeka impeta niyo ni kuvuga ayicometsemo ariko bitaragera muri kiliziya n'ubundi naho byaba biri si ibyo se okay nipaka kwa Imana naho byaba biri nabyo biranegetse nzewe nigereje uwo tujyana kwa padiri mu mategeko hano gusa ariko mwamfura mwe mu mategeko habanza mu mategeko y'u Rwanda agakurikiraho mu rusengero ibyo bitarabana hari inkuru imwe rero nigeze numva ku muntu w'umusaza n'umukecuru ngo bari babanye imyaka 15 bigezeho umukecuru cyangwa se umugore arivumbura abwira mu ngaba atireho umugabo mwiza ngewe ibi ndabirambiwe tuhindukire kuri ratarase biturebe mu maso cyangwa gucya ibyo sawa usiri kubitamo gutya nesu ntihaza igicucu gutya ku mwana twagiye tukomeze yego katamo hari inkuru imwe nigeze numva y'umusaza y'umugabo n'umugore bari bamanye imyaka 15 barabanye badasezeranye ngiye kumva umunsi umwe umugore arivumbura hamwe ati mugabo mwiza aramwicaza neza bacakabogi baricara avuga ati mugabo mwiza ibintu byo kubana nawe tudasezeranye ndabirambiwe rwose umugabo aramubaza kuko urabirambiwe undi ati ndabirambiwe ati icyo wifuza ni iki ndashaka ko tujyana mu murenge tugasezerana imbere y'Imana oye imbere y'urukiko ndetse n'abantu ndetse n'imbere y'Imana umugabo aramubaza ni icyo ushaka ndi nicyo nshaka nicyo ushaka koko ndi nicyo nshaka kuko nicyo kinyemeza ko unkunda umugabo arangije aramureba aravuga ati rero mugore mwiza tumaranye imyaka 15 nari nagutuka ndi hoya nari nagukubita ndi hoya hari icyo wansabye ngifite ndakikwima ndi ntacyo none ushaka iki gushaka ko dusezerana tugasezerana ivanga mutungo risesuye ndetse n'abantu bose bakabona ko twasezeranye ati nabwo nicyo kizanyemeza ko nkunda ko dukundana mugabo arangije aravuga atoke urumva ari cyo kintu kigomba kwemeza ko dukundana atoke nimba ari cyo ushaka rero nagukunze ntacyo mpaye nawe unkunda ntacyo nguhaye ese wa mugore we imyaka tumaye nta kimwe kibi nagukoreye urashaka ngewe ngufate ngukure ku mutima ngushyire kwiranga muntu nicyo kintu ushaka isezerano ashaka kuvuga ati okay isezerano ryo ryose ugushaka ko babishyira mu mategeko nyiranga muntu yanyitanga babishyiremo ko twasezeranye ariko nari ngufite ku mutima kushko nagushyira kwiranga muntu icyo wumva gikomeye ari kugushyira ku mutima no gushyira kwiranga muntu ushaka ari iki hitamo kimwe cyo dukora amagora arareba ati se umuntu yangira kwiranga muntu umutima akawuhereza undi ahubwo se gute ariko rero abagabo namwe sinzi ikibazo gihari byose se wabimusizeho byose wabimusizeho yewe byose ni no kwiranga muntu buriya ukuri kwa mbere ikintu cyemezo cya mbere kigaragaza ko umuntu agukunda nuko aguha umutima we buri mutima ujya wabwirwa n'iki se ko yawuguhaye kujya atakubeshya uye ntabwo yakubeshya ubwo umuntu yakubeshya umwaka umwe 2 3 4 mpaka 15 urukundo ni urwa mbere n'ibindi byose bikaza bikurikiye ubwo urukundo rwanya rwo n'ubwo yamubwiye kamukunze gukunda ariko njya numva ngo abantu babanye badasezeranye ngo babana ngo neza byo kuvuga nabi babana neza ngo babana oya se kandi nk'ibyo navuze ngo yes ngo cyabwira ko aribo abantu bakundana cyane ratanye niko ibyo uzi impamvu muri iki gihe turimo mw'imyaka mw'iki kinyejana ibintu mvuze banyomoze muri comment sibyo iyo usezeranye n'umukobwa mugasezerana mbere rwose nta n'ikibazo mbese utarigeze ujya kuri uncenje bajya bavuga sibyo mugasezerana ibintu bikajya mu mucyo mukajya mu murenge mukajya mu rusengero mugera mu rugo ariko iyo mumaze amezi 5 yonyine
wa mukobwa abandi bakobwa batangira kumujya mu matwi bakamubwira ati ese umugabo wawe atunze ibiki afite ibiki ese bimeze bite bagatangira kumushyushya mu mutwe mwe mwarasezeranye ntabwo yakumenyera nakumenyereye mwapasura niyo mpamvu urukiko rwabirebye ukavuga ati ibi bintu abagabo baraharenganira cyane urumva ubu gupasura ni imyaka 5 ariko ntabwo biremezwa 100% kuko ntabwo turumva hari aho byakozwe nyine tu urumva abakobwa b'iki gihe rero murasezerana wala yakahita kurusha amahane mu rugo wataha nyine ntabwo ari bose abo umwe agatukisha bose ariko si bose ariko abenshi b'iki gihe bagira ibigare bibi ari n'igihe umuzana ari imfura y'u Rwanda rwose ibigare bye bikamutwara bikagenda bikamubwira ibigambo ngo ati mwarasezeranye ntazagusuzugure yaba ari gutera amagambo wenda n'abandi bagore bari kuganira nyine bisanzwe akaba atangiye ibintu byo kuvuga ati wenda baramubwiye ati wowe wivuga ngo watinze urabujya kumutekera ubundi se yakugira ate katakwirukana mwarasezeranye urumva ndaze kuguca mu ijambo azi ibyo byakubayeho uya hari abo byabayeho bagiye banganiza ntabwo yaganira ngo urato ushaka kubaka umubona kare ubimubona aranahinduka ntago mbizi ko yahinduka ubundi ba mama bacu biterwa n'ikigare arimo nyine sorry nawe uba ugomba kubanza ukareba icyo kigare arimo kimeze gute kuko mujya kubana mu mwami muziranye uzanye nk'umukobwa winywera byeri ubwo umuntu waza ngo burya ngo mugera mu kabari burya ngo buri wese yasinze ukwe ngo burya mugera mu kabari burya ngo nta kibazo bagirana buri wese ahiri mu ukwe undi ahiri mu ukwe mwagira mu rugo bose nta umenye ibyabaye ko mwasindanye burya ikosa ribi ngo n'umugore ugenda akajya kunywera akajya kunywera he n'umugabo akajya kunywera he buri wese atabaza undi yakuye he wayakuye ntabwo byiza so kubana badasezeranye byibura barasezeranye mu ubwabo barasezeranye ku mutima nta kibazo ariko se kuki urusengero rwemera kubashyingirana cyangwa se n'amategeko abyemera nibyo tuba tugomba n'amategeko yarabirebye ahita avuga ati reka dushyireho noneho kugira ngo batandukane ni paka bamaranye imyaka 5 urumva icyo kintu ni ikintu cyiza bakoze ahubwo yari kubica Joyce niyo ushaka kwaza kwaka kantu Joyce kambaza kwaka kantu yakomeje gukomoza kuri gahunda ijyanye no gusezerana yayikunze cyane Joyce iyo urebye uyu munsi wa none hariho gahunda yashyizweho y'itegeko rivuga ko ubu ngubu ubukwe bwose bugiye kujya bukorwa ari ugusora bivuze ngo ari ugusora imisoro gutanga imisoro y'ubukwe uko byagenda kose bavuze ko ubukwe bugiye kujya buba harajya haba harimo umuntu watutse muri Rwanda Revenue aje gusoresha buri gikorwa cyose kigiye kujya kibera muri ubwo bukwe uyu munsi wa none kabahungu batangiye kuvuga ngo abasore batangiye kuvuga ngo nindamuka inshatse umukobwa natangiye umusoro inshiza buri munsi icyo nkubwigoma kujya ugikurikiza nk'itegeko bivuze ngo nyine ikintu cyose ajya avuga ugiye kujya ugikora nk'itegeko bitewe n'imisoro agutangaho ubu ugiye kujya ubaho nk'iduka niyo gahunda ubu ngubu urumva niba umuntu ugiye kujya utangira ubwo munsi w'ubukwe uzi imisoro izatangwa ari ingahe nimba bavuga ngo nyine havuzwe ko igikorwa kigomba gukorerwa muri ubwo bukwe cyose kigomba kugira umusoro bivuze ngo ushobora kuzasanga nk'ubukwe bumwe bw'umuntu butanzwe bugira nk'umusoro wa miliyoni umusoro w'ibihumbi 500 200 se urumva nk'umukene utishoboye azatanga miliyoni azayekura bivuze ngo ubukwe sinzi nimba baravuze ko ari abashyingiwe gusa nimba baravuze ni igisate cy'ubukwe buryo ubukwe abamo gukomezwa kubatizwa guhabwa amasakaramento ndetse n'ikiriyo ni ubukwe bwose bivuze ngo rero ubundi ipatante ya Rwanda Revenue itangwa rimwe mu mwaka kandi noneho buri mwaka muri baruka bivuze nimba buri mwaka cyangwa mu myaka 2 muri baruka niyo ya 3 niyo ya 5 bivuze ngo buri mu myaka 5 basi reka dusapoze ko muba mufite ubukwe ni imisoro uwo mugore rero ugiye gusorera nimba uzi ko ngiye kugushaka ngo utangira umusoro waburi ndetse kagubaza kantu wenda ntaguciye mu ijambo abarangije gushakana se nabo bazabashyiraho umusoro abarangije gushakana ntako zashyirwaho umusoro ahubwo ubukwe bazakora nyuma nibwo bazatangirwa imisoro icyo kintu cyumve neza ubukwe vuba batarabishyira mu itegeko ahubwo mu gihe muzi ko batararisinya mushaka wenda Joyce dore hano mufate imyanzuro mufate imyanzuro hakiri kare cyangwa se kimwe muri byo umwe azatera undi atware nta byo kwirirwa duca hirya no hino Rwanda Revenue ntibimenye munyereze imisoro nabwo babakurikirana we ku giti cyawe kuri kote yawe iyo urebye ko ari akantu kashyizweho ko gutanga imisoro ubona ari kibije guhindura ari kibije kubaka
cyangwa se yewe ntago navuguruza amategeko yego sibyo kirazira kikanaziririza ubwo nyine leta yabonye ko ibyo bikwiye kandi ari byiza kuri twebwe cyangwa ku banyarwanda so nta kibazo ni byiza cyane ahubwo yego yes iyo urebye hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore ubona ari bande bizagiraho ingaruka zitari nziza rero igitsina gabo ko niba bazishyura umusoro kubera icyo atafatanya n'umukobwa ngaho mumbwire iyo utekereje ku giti cyawe nkawe ubona hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore ari bande bantu bizagiraho ingaruka njyewe shangiye rero ntago ndakora ubukwe kandi turanabigeraho ngo turebe ngo bizagiraho ingaruka cyane ubwo zagisubiza icyo gihe narabukoze bitewe nuko Dr. Yemo yavuze ko kuri kote ye avuga ko igitsina gabo ariko nyine bigomba kuzagira ingaruka bitewe nuko iyo misoro itangwa ako bafatanyije by the way nta muntu byagiraho ingaruka cyane kurenza bafatanya kuko kuri iki gihe umukobwa arakora n'umuhungu arakora kandi numvaga ngo kera ngo hakoraga abagabo gusa ubu ngubu bafatanya naribi urumva ntihagire ngo uburinganire hari amakuru ari kugenda atambutswa hirya no hino bavuga ko byibuze no ku nkwano buri umusore burangwa arajya yikuriraho umusoro mbere yuko atanga inkwano we abanza yikuriraho umusoro we avuga ati rero urabona data bukwe umukobwa wangiye kumutwara ariko byanze bikunze kuri ku nka wanciye buri umutwe namaze kuwutwara ngo umutwe buranawukuyeho kugira mbone uburyo bwiza bwo kuzasora umusoro no kumvikana bivamo ubwumvikane bizabera mu kumvikana bizaberaho nyine bazumvikana none se ubwo ubukwe buzajya bukorwa ni ugusezerana muri leta nyine ubukwe bazajya bakora bagasoresha ni ubuye ni ubukwe bwose muri rusange nubwo harya muri leta bubera ku murenge ni ubukwe se abantu bakoze ubukwe bakajya mu murenge bakajya mu murenge bagakoresha agasare ahantu ubukwe bukabanye baparikira yego ari no bikora gutyo gusa bazumvikana no gufatanya uvuze kuri kote yawe nyiri umusore waza akaguporopoza uyu munsi wa none wamwemera mukagenda tujya he anjyana mu mago oya reka mbe nsaba imbabazi hakiri kare nubwo ntacyo nakoze umusore uri ready ko tubana byose tugomba kubikora uko bimeze kugira ngo n'uwo musoro uveho uwo musoro uvuyeho hari ikintu uba ugiye kumara hari abantu uba ugiye gufasha nimukajye mugira ikibazo rero abantu benshi nyine oya umusoro rega uba ugiye kwatsa amatara kubaka kaburimbo yes ugiye gukora ibintu none se wababara ngo umusoro wavuyeho no mituweli yes gutangirwa mituweli abatishoboye bivuze ngo imisoro nikomeza itangwe nta kibazo ariko n'abakobwa mwemere kuba mwashakana n'abasore nta bukwe bubaye oya nta bukwe bubaye ahubwo ni ihohoterwa kubera yuko umusoro ugomba gutangwa kugira ngo yes bazabe mu rugo bacaniwe amatara ku muhanda rero njyewe umugabo wanjye uri ready cyangwa se sheri wanjye ubukwe bugomba kuba nubwo nyine hataba ubukwe burenze ariko bukaba imbere y'Imana imbere y'amategeko imbere y'abantu byose nyine bikaba tu kirazira kikanaziririzwa so ngiye ku rwanjye ruhande n'ibyo byaba bitaranaza cyangwa se mwavuze ko bitaremezwa niyo byaba bitaremezwa ariko ntabwo rirakubitwaho kashe ngo ritangire so ubwo ngubwo njyewe nyine umuntu tuzabana byose tuzabinyuramo ubwo nitutabinyuramo nzagomirwa ntari mu izina rya Yesu nkiya turebye bintu sagumirwa ntacyo bitwaye oya ni ukuri kw'Imana nta mwana ugira ndamufite aramufite amwita Joyeze umwana witwa Joyeze umwana witwa muvuge oya yitwa Nzazejo nzabamwita nzabamubyara nzabamuvuga bamwita nzabamwita oya wikabaza nubwo mise mbivumbura nakaye oya
oya oya ihangane bikomeze bikujye oya oya Nyirabunguri oya ibintu ntabwo nabigira ibanga ndabivuga wenda mu bimbabarira rwose tuguhera uko twite kandi mu by'ukuri nkuru yawe kujya mu bitaro kubyara ako se ubwo wajya mu bitaro ngakubwira ngo ngwino ngo nagiye ku bitaro reka naza gutera ku mwana tukamwita n'izina ngo amusoro inda yavuyemo katubyihorere tube tubyirengagije ibyo tubyirengagize yavuyemo atabishaka none si ubwo waguye ku makaro waguye ku makaro naguye muri douche yaguye muri douche none ikintu ushaka ari iki kiko ubwo babyumva ejo batazabaza ngo umwana ngo igihe twari twitega twite imyaka 3 ubwo babyumva rwose niba ryo bibashije bwa mbere ariko yes niwe wa mbere wibajije ni wowe nijye bibashije kinda ari nyarwenge Nyarwenge ariko none Nyarwanda none Nyarwenge ariko niko bajya bavuga inda imaze gukura cyane bavuga kinda ari Nyarwenge niba Nyarwenge sinzi ukuntu babivuga ariko muri esanse bitwaramo yego Dr. M ndetse na Joyeuse uyu munsi nabasanze kuri tele ahantu mwari muri gushutinga video y'indirimbo cyane ntabwo nigeze ntekereza ko hagati yanyu mwembi umwe azakunda ikoramo turi abantu se ninde watundi koramo twayakanye twese ntabwo bibaho ninjye wayimwatse byabaye ngombwa nyine ko dukora indirimbo we watse Joyeuse koramo cyane urumva ngiye nkunda ukuntu rwose ibintu rwose noneho bifite ukuntu bigenda bikanahitinga bikazamuka Dr. M yavuze ateka ntege ve hirya no hino aho nari imperereye ngiye kwakakora Joyeuse cyane uyu munsi wa none rero nabonye muri gushutinga video yayo bivuze ngo mugiye kudutamo umuzigo video ya danje bayitegure tugiye gukora imirimo tugiye gukora akazi binarenze urumva twebwe ibyacu nakazi nabindi ni ugukora indirimbo hanze audio na video indirimbo zimeze neza ibaruwa yarasotse yakorewe muri Big Town Records nuwayishutinze ni egise akorera muri Big Town niko bimeze gusa narikuze cyane ibaruwa n'indirimbo nziza ifite message imeze ndirimbira hose ririmba numvisha amagambo menshi abwira Juno ntabwo numva bamubwira ko hari ntiteye ku kintu urumva iyi ni ibaruwa y'urukundo Juno nsanga nabuze amahwemo iyi ni ibaruwa y'urukundo Juno nsanga nabuze amahwemo yes I promise you ndabasezeranya ko mu minsi iri imbere Joyeuse araba ari umuhanzi wa danje umuhanzi urenze uririmba so iyi niyo ndirimbo yanjye ya mbere abanyarwanda n'abanyarwandakazi ku bantu mutarayibona muyirebe ni ibaruwa by Joyeuse nabonye hazaho by Joyeuse wa Juno ariko iyi niyo ndirimbo yanjye ya mbere ndirimbye iri kuri channel yanjye ahubwo ni nayo ya mbere niyo ya mbere izindi zizaza ari izikurikira kuko murabizi izindi naririmbye ntago nzifite uburenganzira kandi ari izanjye so rero iyi niyo ya mbere ndirimbye ngomba gukora cyane kugira ngo mwishime ndetse n'abadashaka ko mwishima tukabereka ko Imana ariyo ya mbere kuko nibyo twatangiriyeho Imana niyo ya mbere ya kwanza uyu munsi ari ndirimbo yawe ya mbere niyo ndirimbo yanjye ya mbere abanyarwandakazi mwite kuri iyi ndirimbo ibaruwa nizasohoka tugiye gukora y'Imana nje no kubazana indirimbo abanyarwanda n'abanyarwandakazi mukunda Rayon Sport ngiye kubazanira bari hehe sabareye barahari turi kumwe urumva tugiye kubazanira indirimbo Rayon n'umureyo ari ngoma tugiye gukora ya Rayon Sport irazi batwi nanjye muzampe makapa kuri vocal umva umuntu wese ubishaka azi umureyo wese ngwino ko umureyo yes ntago dushaka ibikondo ntago dushaka Rayon tsinda
genda reyo tsinda genda reyo genda reyo tsinda genda reyo tsinda genda reyo tsinda reyo izatsinda reyo y'abaturage wallahi reyo y'abaturage twese abaturage twese tugomba igomba kuza nubundi niko bimeze tugomba reyo niki uyu munsi wa none iri gukina n'ikipe bita Mukura kano kanya polisi aperi imaze gutsinda ibitego bibiri polisi bivuze ngo aperi imaze gutsinda Rayon Sports igiye gukina mu kanya saa moya bivuze ngo rero ndagira ngo bazahuriye kuri finale hajya n'igare ngo ntabwo sindamenye umunsi bazakina ahubwo iyo ndirimbo ni ukwirekodinga tugahita tuyisoje yes kaba ariyo dukora tujye kubanza iyi Imana ariko nazo twanazikorera rimwe twabikora rimwe yes murakoze tuba turi muri studio yacu bayita Maximum Records muri kumwe Big Town agaruka Big Town agiye kuza Bagiti agiye kuza uzagera amahoro Bagiti turamukunda cyane agiye kuza ubwo naza Joyeux murabizi no muri Big Town niho yavukiye niho yakuriye niho yarerewe papa agiye kuza daddy ubundi Bagiti ni daddy wanjye the bacteria yes daddy ni w'abantu benshi kabisa Dr. M indirimbo rero mugiye gushyira hanze we na Joyeux Bacuno uyu munsi wa none indirimbo bundi kwanza bayita Jegela urumva ngo ni by Joyeux featuring Dr. M sibyo Jegela iryo jambo nzari basobanurira yasohotse indirimbo nziza cyane indirimbo nziza cyane You are my style, oh. You are my life, oh. You are my moon, and I want to be with you. You are my life, oh. You are my beautiful, oh. My beautiful, oh. Jegela, jegela, jegelela, jegela, jegela, jegelela, jeje, jeje. Oh JJ Baba ya Joyeux nawe dukubitemo oya shangenza agakubita yasohotse nibyo byiza yes azahita bamena jegera sego wa mugani jegera bisobanuye come closer cyangwa se nyegera cyangwa se ngwino watira wow kararenze official ndetse na Joyeux nizo bamudi kumva nifitemo kuririmba tugiye gukora hit tugiye gukora ingoma ya Bareyo Rayon Sports mukorera imbere cyane mama dore dukoresha n'ibara rya Rayon n'amaraso Rayon reka tukwifuza intsinzi kandi hari igihe ngiye reka mbanze mbwira abantu ngiye nsigaye njya kureba umupira muri stade nimba uri umufana uri ku mutima gute ubona ikipe yawe yatsinzwe ugahita usohoka muri stade yegera uyibe hafi nibwo nayizatsinda banyarwandakazi ni twebwe duca intege ikipe yacu tuyigume hafi yaba yatsinze yaba yatsinzwe kuko ni twebwe tuyiha imbaraga zo gutsinda iki kibazo ngiye napfite numvaga ngomba kuzakivuga cyangwa kuzakibaza twebwe ni twebwe tugomba kuba hafi y'ikipe yacu yaba Amavubi yaba Rayon Sports yaba nindi yose nimba uri umufana w'ikipe runaka se cyangwa uri n'umufana wanjye uri n'umufana wa Dr. M uri umufana wa Juno mugumeho kuko nubona ari gucika imbaraga ukamuvaho nibwo uzaburi no kuzica cyane noneho nimba rero ikintu nabisabira abafana ba Rayon Sports b'Amavubi mugume hafi y'amakipe yanyu nimukabone ikipe iri gutsindwa cyangwa se kubura umunota 8 ngirangire ni musohoke muri iyo minota 8 muzi muyigumye uruhande haraza kubiki naguzi kiriye bube ariko iyo usohotse biyica imbaraga kandi tugomba kuyiba hafi murakoze oya nibyo abareye aho muri nizere ko mumeze neza tugiye gutsinda muri kano kanya n'indirimbo muyitegereze vuba ngaha irabigeze hanze
y'abareyo. tugira ku musozo w'ikiganiro kugira ngo mugire icyo mubwira abafanizi banyu cyane cyane ko mwese muri abantu bari trend ku imihanda ndetse bitewe n'ukuntu imihanda imeze bajya bavuga ngo yaranyereye ariko mbona yaranyereye kuri bamwe abandi imihanda yanyira cyameze neza. Twebwe tugomba gutuma igaruka bundi bushya ikareka kunyerera. Tugomba gukora akazi. Tugomba mu gihe dufite support hari abo turusha ubushobozi. Example nko mu buryo bw'ibyo kurya, wabuze ibyo kurya, unyuzeho ndabifite, ndiredi kuba twasangira. Mfite amafaranga nyuze ku muntu urwaye wabuze n'icyo kurya, mfite 3,000 tubigabane. Rero muri ubwo buryo imihanda yanyereye n'abantu bari kubura ibyo kurya, barwaye ntitubabe hafi kuri iyi nshuro rero. Nimba uri umunyarwanda ukaba umunyarwandakazi tuma umugenzi wawe abaho neza mufatanye nidufatanya tuzagera kure. Joel ntarasoza ikiganiro bitewe nuko mukanya umaze kuvuga ko ufite uburyo uje kurekurira abanyarwanda abafanizi bawe uje kubereza imiziki myinshi. Ese uyu munsi wa none nimba watangiye kwikorana nkawe nyuma yuko umaze kuva muri management yawe cyangwa se muri label yawe uyu munsi ukaba uri kwikorana nkawe ukaba ufite umugabo w'umuririmbyi nka Juno ndetse umuririmbyi mwiza w'abanyarwanda bose bakunda. Ese ntabwo wari uragira igitekerezo cyo kushobora kuba mwakakorabo? So rero ntago nta nubwo ndanabirota namwatse korabo. Ngewe Juno ndamukunda byanyabyo. Nge naje kumenya ko Juno ntamukunze nta kintu na kimwe ngendeyeho. Nta mpamvu n'umwe yatumye mukunda. Rero ntago nshaka korabo. Icyambere ni ukubona aririmba agasohora indirimbo nkabona ndi kumubona ameze neza. Ibyo nibyo byiza kuri nge. So rero korabo ni akazi. Ntago ninjira mu by'akazi kuri we ahubwo nge ndamukunda cyane. Ugize gutyo ukaryama mu gitondo ukabyuka ugasanga Juno yakwandikiye kuri WhatsApp aho bati Joyeuse wa Juno uhemereye korabo ngone ko tugera muri studio ukajya kuri kode. Nanyuze ngo aranyandikiye ngo Joyeuse byibura tugiye mu murenge tugiye kubana. Nangize ngo ibyo ntago byanshimisha cyane. Abakunzi banjye babonye yasohotse nibo bakishima kuko nibo babitegereje. Ahubwo ngewe korabo nyine nakaze nkuko nabibabwiye. Ako Juno ntago mukurikiyeho ibintu nyine by'akazi. Ndamukurikiye we ubwite ku buryo n'ibyo ngibyo rero ifite impamvu ituma ukurikira umuntu. Iyo mpamvu iyibuze nawe uragenda urabura. Naje gusanga nta mpamvu yari ituma mukunda ahubwo mukunda we bwite. Bivuze ngo ikintu cyagushimisha mu buzima kirenze ibindi no kuyakubwira ko yifuza ko mubana nk'umugore n'umugabo. Ahubwo si iryo jambo nazigera ngibagirwa mu buzima. Nibwo mu buzima nazigera nibagirwa iryo jambo. Iki? Ansabye iki? Kumuhata iki? Kamuhatira ibirayi se? Naguhata keya ukambera meya tukabana mpaka. Keya sizo nshaka, Juno niwe nshaka kuko mukunda. Wallahi billahi, haleluya. Haleluya. Hari umuntu muhura akakurutira bose. Indirimbo ni amahirwe mukibanira mpaka. Wajya gusaza hagusubiza ibuso. None ko yaje mu buzima bwanjye. Bicara bihindura. Nibyo ndabimukundira. Amarangamutima yawe. Ibyo ndabigukundira. Wallahi billahi. Tuzabambarira wallahi. Umugabo wanjye nzamukunda. Kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye. Amina. Nzamuba hafi azaba nyeneye dore abantu mwajyaga mumbwira ngo ndi umukozi wo mu rugo. Ubu sinzi ibyo muri kwitwaza mumbwira. No wipanze no uri CEO. Ubu ndashima Imana yamvanye mu kazi ko mu rugo. Ibyo nzabyishaho mbibwira abantu abanyarwanda. Yes. Murakoze turabakunda cyane imiziki ijemo nawe ubutaha.